Muri aya makuru yacu turibanda cyane ku nkuru icunguranye kuri Madame Yolande Macron, umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda, ariko kandi haza no kugaruka kuri perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Hari byinshi byamaze gutangazwa, byamaze ndetse gushyirwa mu bitangazamakuru bitandukanye by'imbere mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'ibitangazamakuru mpuzamahanga. Ku munsi w'ejo nibwo hagaragaye perezida Evariste Ndayishimiye ahetse umusaraba, biza guteza intwenene mu bantu batari bake. Ibyo nabyo turaza kubigarukaho muri aya makuru yacu. Mu makuru mu buryo bw'incamake ndaza kubabwira ko umugaba mukuru w'ingabo wa Amerika yakuwe ku mirimo, hamwe n'andi makuru menshi cyane. Reka mbasuhuze bifurize kugira igitondo cyiza mwebwe mudukurikiye muri mu Rwanda no hanze yacyo, by'umwihariko mu karere k'ibiyaga bigari muri Uganda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Burundi n'igihugu cya Tanzania. Namwe mudukurikiye kandi muri hakurya y'amazi magari, reka mwese mbahe ikaze muri aya makuru. Reka tubere ku ncamake y'amakuru ingenzi, tubone kuza kugaruka kuri iyi nkuru ikomeye cyane kuri Madame Yolande Macron, umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda, hanyuma tuze kwisesengura muri rusange. Minisitiri w'intambara muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yitwa Peter Hegseth yakuwe ku mirimo. Umugaba mukuru w'ingabo wa Amerika Randy George amushyira mu kiruhuko cy'izabukuru. Randy George imyaka 61 akuwe ku mirimo akibura umwaka umwe, mu gihe yagombaga kandi kumara kuri uyu mwanya uko yashyizwe kuri uyu mwanya muri 2023. Byabiteganyijwe ko azawuva muri 2027 ushyizwe muri izi nshingano, agira manda y'imyaka igera kuri 4. Amakuru Reuters mu makuru by'Abongereza ifite nuko asezerewe n'abandi basirikare babiri barimo David Hodney wari ushinzwe imyitozo ndetse na William Green wari ushinzwe ibijyanye n'imyemerere mu basirikare. Minisiteri y'intambara Pentagon yamushimiye ku myaka yamaze mu gisirikare, ariko ntiyatangaza impamvu yakuwe ku mirimo ye itarangiye. Bibaye rero mu gihe Amerika iri mu ntambara ihanganyemo na Iran. Ibidasanzwe rero bimenyerewe rero gukura umuyobozi mukuru nk'uyu mu mirimo mu bihe igihugu cye kirimo. Iyo ntambara rero yatangiye ku itariki 28 Gashyantare 2026 ubwo Iran yagabweho ibitero na Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel, byashyize bihitanye Ali Khamenei wari umuyobozi mukuru w'ikirenga wa Iran n'abandi bayobozi bakuru mu ngabo za Iran. Nyuma y'ibyo bitero, Iran nayo kandi yagabye ibitero mu bihugu bitandukanye byo mu burasirazuba bwo hagati birimo Qatar, Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, Kuwait, Bahrain, Jordania, Arabia Saudite na Iraq, yimura ku ngabo za Amerika zabarizwa. Iran kandi ikomeza kurasa muri Israel. Iyi ntambara ku ruhande rwa Amerika ahanini irwanwa n'ingabo zirwanira mu mazi n'izirwanira mu kirere, ariko yohereje n'abandi bo ku butaka bo gucungwa ahakorerwa ibikorwa byabo byo ku butaka muri rusange. Twe nk'abahindura ingingo gato, ariko tukiri amakuru yacu uburyo bw'incamake. Ndaza no kubabwira yuko hari hagiye hanze ibiri mu ibarwa ihakana jenoside yakorewe Abatutsi yasanzwe mu rugo rwa Paul Rusesabagina. Umwanditsi w'ibitabo ku mateka y'u Rwanda Yolande Mukagasana yahishuye ibikubiye mu ibarwa abapadiri bari barahungiye i Goma mu mwaka w'1994 bandikiye Papa Yohani Paul wa II yasanzwe mu rugo rwa Paul Rusesabagina mu mwaka w'1994, ivuga ko abari abayoboke ba Kiliziya Gatolika icyo gihe mu Rwanda batashakaga abapadiri b'Abatutsi, nyamara kandi ari ibinyoma. Mu mwaka w'1994 Yolande Mukagasana ari inshuti n'umugore wa Paul Rusesabagina witwa Tatiana Rusesabagina. Ubwo ajyaga kubasura mu rugo rwabo rero rwari hafi ya Hotel Diplomate Kigali, yabonye ibaruwa yanditswe ku itariki ya 2 Kanama mu mwaka w'1994 irimo ibinyoma yamenyeshaga Papa Yohani Paul wa II ko abishwe muri jenoside bizize. Ibikubiye muri iyo baruwa kandi Yolande Mukagasana abivugaho no muri icyo gitabo cye. Kuri paji ya 134-135 hari imvugo igira iti abishwe ni ikosa ryabo kuko ati bashotoye abaturage, ababarutaga ubwinshi, ati ikoreshwa n'abapfobya jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 ari ikinyoma kinagaragara rero muri iyo baruwa yabonywe kwa Paul Rusesabagina. Iby'ibaruwa Yolande Mukagasana kandi bigarutseho ku itariki ya 2 Mata mwaka w'2026 ubwo yari mu igororo rya Nyarugenge iri Mageragere, aho yamurikiye igitabo cye yise Umurage w'Urubyiruko, igice cya mbere cyigisha by'umwihariko abakiri bato ukuri kw'amateka ya jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Muri iki gitabo Umurage w'Urubyiruko cya Yolande Mukagasana hagaragaramo interuro nke z'ibyari bikubiye muri iyo barwa. Hari hagira ati FPR yeruye intambara Perezida Habyarimana amaze kwicwa, ati ndetse no kuba yaranze kwemera leta y'abatabazi bigomba kandi kwitabwaho mu isesengura ry'ikibazo.
FPR yagombaga kandi kumva ko imyitwarire yayo ariyo yateye abaturage kwica abatutsi, ati keretse rero niba aricyo yashatse gukoresha kugira ngo rero ifate ubutegetsi. Yolande Mukagasana wiciwe umugabo we n'abana ndetse n'abandi bo mu muryango we, avuga ko ataraziranye na Rusesabagina kuko bahujwe n'umugore we bari inshuti akiri umukobwa akanataha kandi ubukwe bwabo nk'uko yabigarutseho. Reka rero tuje kuri Yolande Mukagasana, tujye kuri Yolande Macron, ni umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda, amakuru akomeye cyane nifuza ko tuganiraho amuvugwaho, hanyuma rero tubone no kurebera hamwe n'icyo Perezida Paul Kagame atangaza abwira isi ndetse abanyafurika by'umwihariko mu karere k'ibiyaga bigari u Rwanda. Yolande Macron yasubije abahuje kuba u Rwanda rwakura ingabo muri Mozambique n'ibihano bya Amerika. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Macron yatangaje ko u Rwanda rwamaze igihe kinini rwikoreye rwonyine umutwaro ujyanye no kurwanya ibyihebe muri Mozambique, ashimangira ko igihe kigeze ngo habeho uburyo buhamye kandi burambye bwa mikoro ashyigikira ibi bikorwa. N'amagambo atangaje nyuma y'iminsi mike u Rwanda kandi ruvuze ko rwiteguye gukura ingabo zarwo muri Mozambique mu gihe cyose nta buryo buhamye bwo gutera inkunga ubutumwa bwo kurwanya ibyihebe buhari. Ikinyamakuru Le Monde cyo mu Bufaransa ku itariki 27 Werurwe cyatangaje inkuru ivuga ko umuryango umwe bw'Uburayi uherutse kandi gutangaza ko uzahagarika ibikorwa byo gutera inkunga ubutumwa bw'ingabo z'u Rwanda ziri muri Mozambique. Ku itariki ya 2 Mata ariko ikinyamakuru cyitwa Wall Street Journal cyatangaje ko u Rwanda rwashatse uburyo bumeze nk'ubwa Dawudi na Goliyati, aho ngo nyuma y'ibihano rwafatiwe na Amerika rwahise ruvuga ko rugiye kandi guhagarika ibikorwa by'ingabo zarwo muri Mozambique. Yolande Macron yavuze ko nyuma uyu mwanzuro humvikana kandi ushingiye ku kuri kuzwi bitandukanye n'amakuru yatangajwe n'ibi binyamakuru, bigaragaza ko kuvuga ko rushobora kandi gukura ingabo muri Mozambique byaba bifitanye isano n'igitutu mpuzamahanga cy'ibihano bya Amerika rushinjwa gufasha umutwe wa M23. Akaba rero yabigarutse mu magambo y'Icyongereza. Yolande Macron yagarutse kandi kuri izi nkuru zombi asobanura ko icyo u Rwanda rwifuza ari uburyo buhamye bwo gutera inkunga ibikorwa byo kurwanya ibyihebe kuko rwikoreye uyu mutwaro rwonyine igihe kinini. Ati u Rwanda ntabwo rero ruzasaba amafaranga y'inyongera mu kigega cy'Uburayi gishinzwe amahoro. Ibyo biraba Mozambique. Ibikorwa u Rwanda kandi rwakoze byo kohereza ingabo bisaba ko habaho kandi uburyo ubuhamye bwa mikoro, kandi ibyo bireba guverinoma ya Mozambique n'abafatanyabikorwa bayo bafite ishoramari rikomeye muri Cabo Delgado nk'uko byari bisanzwe kandi bimeze. Ibitari ibyo u Rwanda rwishimiye ko rwatanze kandi umusanzu rufatanyije n'abanyamozambique mu kurwanya ibyihebe, gucungira umutekano abaturage ba Cabo Delgado, rugafasha no kugira ngo ishoramari kandi ryongere gukorwa. Magingo y'u Rwanda rufite ingabo n'abapolisi 6300 muri Mozambique bavuye ku 2000 bari boherejwe muri 21 bongerewe ku buryo rero bwo kurwanya ibyihebe mu kuziba icyuho cyari cyasizwe n'ingabo za SADC muri 24. Bigatuje kuri Yolande Macron mbabwire ko Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yatangaje ko kuva abarwanyi ba AFC 23 batangira kugenzura ibice bihana imbibi n'u Rwanda mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, rwizeye umutekano warwo ugereranyije n'uko ibintu byari bimeze mbere, ndetse ashimangira ko ibihano Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafatiye ingabo z'u Rwanda bibogamye ariko bidateze kurubuza gufata ingamba zo kurinda umutekano warwo. Perezida Paul Kagame yabigarutseho mu kiganiro yagiranye na Jeune Afrique. Ni ikiganiro kibanze cyane ku zindi ngingo zirimo umubano umuhungu wa Perezida Juvenal Habyarimana afitanye n'ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi, kandidatire ya Madame Louise Mushikiwabo ku buyobozi bw'umuryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'Igifaransa, ndetse n'icyemezo u Rwanda birutse gutangaza cy'uko rushobora kandi gukura ingabo zarwo mu ntara ya Cabo Delgado mu gihugu cya Mozambique. Reka tunyuze amaso gato muri iki kiganiro, turebe ikiganiro giranye n'umunyamakuru wa Jeune Afrique. Jeune Afrique itangiye mubaza iti hashize igihe kinini u Rwanda rufatirwa ibihano, hari igitutu ndetse n'abantu benshi cyane barunenga kubera politike yarwo mu karere, ntabwo mubona ko rwaba rugenda rushyirwa inyuma mu bijyana na diplomasi mpuzamahanga? Paul Kagame cyangwa se umukuru w'igihugu cy'u Rwanda wati imbere yo kugaruka ku gisubizo cyanyu no gukosora uko mubona ibintu,
reka mbanza nsubiremo ibyo nkunda kuvuga kenshi mbwira abashaka kumva amakimbirane yo mu burasirazuba bwa Kongo ntabwo yatewe n'igihugu cy'u Rwanda. U Rwanda rufite aho ruhuriye n'ibyo bibazo mu buryo bumwe na bumwe, cyane cyane ku bibazo bimaze igihe bitakemutse byatewe n'abakoze jenoside tubarirwa muri FDLR. Ati iki kibazo rero kimaze imyaka irenga 30 kizwi ariko nta buryo buhamye bwo kugikemura. Kunanirwa kw'ingabo z'umuryango w'abibumbye ziri mu butumwa muri Kongo, ubutumwa buhenze mu mateka ya Loni, ati bwagizwemo uruhare n'ibihumbi by'abakozi mu binyacumi by'imyaka myinshi cyane bishize. Ati ni ikimenyetso gifatika. FDLR ni umutwe uteye ikibazo ku Rwanda kuko ukorera mu gihugu gituranyi RDC kandi uhabwa ubufasha na guverinoma y'icyo gihugu. Ntabwo rero ari ikibazo ati gusa ku Rwanda ahubwo no ku bandi baturanyi. Icyo turi gukora ni ukwirinda, hanyuma ibihano n'ibikangisho ati hoze uvuga bishyirwa mu nzirakarengane, ati bigahimbaza abagizi ba nabi. Ibihano ati nibikangisho byo muri ubwo buryo, ati ni igitutsi mu maso y'igihugu cyacu. Ati gushyira ibihano ku Rwanda biroroshye kurusha ati gushaka igisubizo cy'amakimbirane. Ikindi kibazo cy'umunyamakuru wa Jeune Afrique, ati tariki ya 2 Werurwe ubuyobozi bwa Perezida Trump bwashyiriyeho ibihano gisirikare cy'u Rwanda hamwe n'abasirikare bakuru 4 ku ruhare rwabo mu gushyigikira M23, mu gihe bwanasabye ko ingabo z'u Rwanda zihutira kandi guhita ziva muri burasirazuba bwa Kongo. Ati mwiteguye kubikurikiza. Ati nanone tugomba kandi kubanza kumva ibyo turi kuvuga. M23 ntabwo ari umutwe ukomoka mu Rwanda, ahubwo ni umutwe wo muri Kongo witwa FC23, aho n'uwahoze ari perezida wa Kongo Joseph Kabila akora nawo. Ati ikibazo uyu mutwe rero uteye, ati ni ikibazo cya politike y'imbere muri Kongo, aho kigomba kubonerwa umuti wa politike muri Kongo. Hanyuma rero ati ku kibazo cyawe ntabwo ushobora kwitega ku ruhande rumwe, aho ndavuga u Rwanda gushyira mu bikorwa ibiteganywa n'amasezerano Washington yashyizweho umukono ku itariki ya 4 Ukuboza, mu gihe urundi ruhande Repubulika Demokarasi ya Kongo rwubahiriza igice cyayo cyangwa se rutubariza igice cyayo cyangwa se ntihagire n'icyo rwubahiriza. Ati uruhande rero rw'Abanyamerika ati rwaduhurije hamwe, ati rugomba rero guharanira ko ibihugu byombi u Rwanda na Kongo bigenda kandi mu cyerekezo gikwiriye. Ntabwo bigomba gusa naho ruri gushyira igitutu ku ruhande rumwe, urundi ruhande rugatwarwa mu bundi buryo. Ati ku mpamvu nashaka kuvuga nona ifatwa rya Uvira n'ikindi kibazo cy'umunyamakuru wa Jeune Afrique, ati bikozwe na M23 ku itariki ya 10 Ukuboza, ati iminsi 6 nyuma y'isinywa ry'amasezerano y'amahoro ya Washington. Ati byaragaragajwe n'ubuyobozi bwa Trump nk'icyaha kandi biba inzira iganisha ku bihano. Ibi byiyumviro ati bya Amerika urabyumva ute? Atoya, ibyo ni ibyumviro bibogamye. Ati barashaka ko abantu bumva ko hari isano hagati y'ifatwa rya Uvira n'amasezerano ya Washington. Ati ifata rya Uvira ati bwari uburyo bwo kudakurikiza amasezerano, ibyo ntago ari ukuri na busa. Ati imirwano yari imaze ibyumweru iri kuba, ati yaba muri Uvira cyangwa se hanze yayo. Ati uruhande rwa Amerika rwari rwarahawe amakuru y'uko ibintu biri guhinduka. Niyo masezerano adasinywa, ati ifatwa rya Uvira ryarigaragazaga n'ibintu byagombaga kuba. Ati impande zose zirebwa n'amasezerano Washington zari zibizi. Ikindi kibazo cya Jeune Afrique, ati ku itariki 22 Mutarama ambasaderi w'u Rwanda Washington yavuze ko u Rwanda rukorana na M23 mu bijyanye n'umutekano, aho abantu bose babisobanuye ko ari ukwemera ko ingamba zanyu z'ubwirinzi zisobanuye ko ingabo z'u Rwanda nta kabuza ziri mu burasirazuba bwa Kongo. Ati wemeranya n'ubwo buryo abantu babisobanuye. Ati ibyo birumvikana. Ingamba z'ubwirinzi zishatse gusobanura iki? Zisobanuye ko ari ukurinda ubutaka bwacu hamwe n'imbibi zacu ku buryo ntawe utugirira nabi. Bisobanuye ko hari uburyo bwinshi cyane burimo gukoresha ibikoresho byacu bya gisirikare, kohereza ingabo zacu n'ibindi. Muri make ntabwo mbona ikintu kitumvikana niba kurinda imbibi zacu bisaba ko umwanzi aguma mu birometero 5, 10, 20 kuri yazo. Ibyo ni ingamba z'ubwirinzi. Hanyuma rero reka tureke gukomeza kureba ibyo bintu mu buryo bumwe. Kuki tuvuga u Rwanda gusa mu gihe ruhanganye na guverinoma iri gukorana na FDLR, hanyuma yo ntihagire icyo tuyivugaho? Ntutekereze ko nzakuraho ingamba zanjye z'ubwirinzi mu gihe kandi utari gukuraho ibibangamiye igihugu cyanjye. Ese uburyo bwo gukemura ikibazo burashoboka mu gihe buri ruhande u Rwanda na RDC rukoze ibyo rusabwa? Kubahiriza ibisabwa niwo mutima w'amasezerano Washington hamwe n'andi yabayabanjirije. Ibintu Repubulika Demokarasi ya Kongo yanze rero kubahiriza namba. Jeune Afrique iti wakomeje kuvuga ko ingabo za Kongo zikorana na FDLR. Na yahe makuru bifiteho? Hanyuma ikigereranyo cy'abo barwanyi bavuye mu Rwanda bakoze jenoside ni bangahe? Iyi mikoranire ikomeje gukomera kurusha ahubwo ikindi gihe.
naho ku bijyanye n'umubare w'ibi byihebe ikibazo si umubare bashobora kuba amagana cyangwa se ibihumbi, ati icy'ingenzi nicyo bifite ngengabitekerezo yabo, hanyuma no kuba kandi bashyigikiwe na guverinoma ya RDC, ibyo ubwabyo bituma rero bateje ikibazo gikomeye cyane kuri twebwe. Uramutse witaye ati gusa ku mubare nyakuri wabo, hari ibintu by'ingenzi wirengagiza, ati hari itandukaniro mu mubare riri hagati ya FDR na ADF, umutwe w'ingabo za Uganda zimaze igihe kinini cyane zirwanya ku butaka bwa Kongo ku masezerano bagiranye na Perezida Felix Tshisekedi. Umukuru w'igihugu baramubaza bati gusa guverinoma ya Kongo imaze igihe kinini ivuga ko ishaka gushyira iherezo ku bikorwa bya FDLR kandi ivuga ko ibifitemo ubushake. Hanyuma ati umusaruro ni uwuhe? Ubona umukuru w'igihugu cy'u Rwanda nyakubahwa Perezida Paul Kagame atuma ibice bigenzurwa na M23 ati bari gukora akazi keza ko kurwanya umutwe w'abajenosideri kandi hari umusaruro bitanga, ariko muri Masisi na Walikale ati n'ahandi hagenzurwa na FARDC ni ibice byuzuyemo abarwanyi ba FDLR, ati ikinshishikaje si ukuvuga gusa ni ukuri kw'ibibera hariya. Ikibazo cya Jeune Afrique ati urugendo ruheruka i Kinshasa rwa Jean-Luc Habyarimana umuhungu wa Habyarimana wahoze ari perezida w'u Rwanda, atumwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bwanyu rwanenzwe na guverinoma yanyu kubera iki? Ati niba umuhungu wa Habyarimana atangiye kandi kungukira mu bufasha bwa perezida Felix Tshisekedi, ati ubufasha bwa Kongo n'umutungo wayo wose ni gute yaba umuntu udakwiriye kwibazwaho? Tshisekedi ari kugerageza kumukoresha mu icengezamatwara ryo gufasha FDLR no kubaka abantu ati bayishyigikiye, ati mu Bufaransa aho uyu muntu atuye, ati hamwe n'ahandi, ati kuki ibyo byarenzwa ingohe? Ikindi kibazo cya Jeune Afrique ati kuva mu mujyi wa Goma wafatwa muri Mutarama 25 M23 yakunze kandi gushinjwa guhonyora uburenganzira bwa muntu igashaka abarwanyi bayiyungaho ku ngufu. Utekereza ko uyu mutwe ufite ubushobozi bwo kuyobora neza agace ugenzura kurusha guverinoma ya Kongo? Umukuru w'igihugu ati ibi birego nabyumva mu gihe rero ibintu byari bimeze neza, ati muri Goma mbere yuko M23 kandi hagera, ati ikindi kandi biteye amatsiko ibijyanye n'uburenganzira bwa muntu ntabwo kandi byakundaga kandi kuvuga wa icyo gihe, ukuri nuko ibintu rero bimeze neza kurusha mbere, ati buri wese afite kandi uko abyumva, ati gusa ibintu ni byiza i Goma ni byiza i Bukavu. Arabazwa ati ubona ko imipaka yawe itekanye ubu kuva FC23 yahagera? Ati nta gushidikanya abantu kandi nabyemera, ati cyangwa se batabyemera, ati mu bijyanye n'umutekano n'ibintu byigaragaza, ati muri make imipaka yacu ihana imbibi na Repubulika Demokarasi ya Kongo iratekanye. Ati mu gihe gishize intambara mu burasirazuba yari yo ku butaka, ubu ibintu kandi biri guhinduka aho hatangiye kandi gukoreshwa drone ku mpande zombi FARDC na M23, ati ibintu ntabwo biguteye impungenge? Ati ikinteye impungenge cyane ni uko amakimbirane yakomeza, ati ikindeba kandi kitureba twese ni uburyo bwo kuyarangiza, ati naho iby'intwaro birashoboka ko n'izirenze drone zishobora kandi kuzamo. Ati ese mu gihe amahoro agarutse utekereza ko ari nde ukwiriye kuyobora ibice bigenzurwa na M23? Ati ntabwo mbizi, ati kandi nta nubwo mbyitayeho cyane, ntabwo bindeba, icyo nshaka ni uko uwayobora wese aka karere atadutera ikibazo tukabana amahoro, ati nta kindi kiriho uko ibice bigenzurwa na M23 ndakirangwamo ibintu ati bitubangamiye, ati kandi mu buryo bumwe, ati ibyo nibyo rero bidukwiriye, ariko ndabizi ko iri atari ryo herezo, ati haracyari byinshi rero byo gukorwa, ati yaba mu burasirazuba no muri Kongo yose kugira ngo rero ntihagire n'umwe uba uteye ikibazo umuturanyi we by'umwihariko u Rwanda, ati niyo mpamvu tutazigera tudohoka ku bijyanye n'umutekano wacu icyo byasaba cyose. Ati kuba Joseph Kabila kandi yaragaragaye i Goma byaba bivuze ko mwabyemeye kandi mukamushyigikira. Ati abashaka bose kugira uruhare mu rugamba rwo gutuma Kongo itekana, ati bahawe rugari. Ati Kabila yakoze amahitamo ye, ikibazo cyurakize guverinoma ya Kongo iri kumukurikirana, yakatiwe igihano cy'urupfu, imitungo yarafatiwe kandi arifuza guhangana n'iki kibazo ari mu gihugu cye, sinumva impamvu rero namwima inzira, ati ntabwo byaba bisobanutse. Ati iterambere ry'u Rwanda rishingiye ku isura nziza rufite mu bijyanye n'ubukungu n'imiyoborere, ntabwo mubona ko ibihano bya Amerika n'Uburayi bishobora kandi kwangiza iyi sura? Ati ntabwo isura nziza ishingiye ku ngingo zibogamye, ati ahubwo ishingira ku kuri. Niki nakora kugira ngo nsigasire isura nziza yanjye? Ese ngomba guhagarara nkarebera mu gihe ari ibintu biri kwangiza ibyo iyi sura yanjye yubakiyeho? Ati icyo gihe rero uratekereza ko naba kandi kurinda iyo sura? Ati se nkwiriye guhitamo kurinda isura yanjye
nanga kurwanya ibyo byatumye dushyirirwaho ibihano ndetse nkihanganira iyo terabwoba. Amahitamo aragoye ariko arasobanutse nk'uko yakomeje kugenda abivuga. Ati ntabwo rero ufite impungenge ko ibi bihano bizongerwa nk'uko byasabwe na guverinoma ya Congo bikagera ku bigo by'ubucuruzi by'u Rwanda bifitanye isano na leta cyangwa se ishyaka riri ku butegetsi nka Kristo Ventures. Ati ntabwo mbizi. Ati guverinoma ya Congo niyo mvano y'ibibazo byose turi kuvuga. Ati ariko abahitamo rero gushyiraho ibihano ati babishyiraho bagashingiye ku mpamvu zabo, ati ku nyungu zabo bwite. Ati gushyiraho ibihano ntabwo rero bivuze ko biboneye. Ati babigushyiraho kuko udahuje n'inyungu zabo babishyiriraho. Ati ikintu kimwe kitagibwaho impaka ni iki. Ati ntuzategereze ko nzasaba imbabazi cyangwa se nzemera ibihano bibogamye byashyizweho hashingiwe ku mpamvu ntumva. Ese u Rwanda rushobora guhagarikirwa inkunga mpuzamahanga? Twahuye n'imbogamizi nyinshi. U Rwanda cyari igihugu ati gisa naho kitakiriho. Uyu munsi ni igihugu kiriho. Ati twarokotse ibyo ikindi igihugu ati kitabasha kandi kurokoka. Ikindi kibazo ati hari gahunda y'ubuhuza bugizwemo uruhare na Afurika imaze ibinyacumi by'imyaka ikorwa. Ati ariko nta na rimwe kandi yatanze umusaruro mu gukemura amakimbirane mu burasirazuba bwa Congo. Ni iki gituma umugabane wa Afurika rero ubura ubushobozi bwo gukemura iki kibazo? Ati ntabwo mbizi. Ati hari ibintu byinshi Afurika ihura nabyo inanirwa gukemura. Ati harimo n'icyo. Ati ibibazo byacu byinshi nitwe twabyiteye. Ati kandi nubwo twaba dufite ubushobozi bwo kubikemura ntabwo tubizi cyangwa se tubikora neza. Ese intego yanyu ni ukuba igicumbi cy'ahantu hatunganyirizwa amabuye y'agaciro aturuka mu burasirazuba bwa Congo kuko ababibashinja bakunda kubivuga. U Rwanda rwamaze kuba igicumbi cy'ibintu byinshi harimo n'igicumbi mu bukungu. Kuki kuba rero igicumbi mu bijyanye n'amabuye y'agaciro byaba ikibazo? Ni gute ibi biba ikirego? Ati tubwirwa ko turi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kubera ko dushaka amabuye y'agaciro, ariko ku rundi ruhande dufite amabuye y'agaciro mu butaka bwacu mu Rwanda. Ku rundi ruhande yego duhaye ikaze amabuye y'agaciro aturutse mu mahanga. Amabuye y'agaciro aturutse muri Congo anyura mu Rwanda mbere yo kwerekeza Dubai mu Bufaransa, mu Bubiligi, Hong Kong n'ahandi. Kuki u Rwanda rwo rutoranywa rwonyine rukavugwa? Ati tugira uruhare mu kugaragaza inkomoko yayo mabuye y'agaciro. Ati dushobora kandi kugaragaza buri kimwe ati cyanyuze hano ati n'icyahasigaye twakwerekana inyandiko zibigaragaza. Gusa mu bigaragara bahitamo rero gukomeza gukwirakwiza ibyo birego muri rusange. Hanyuma ikindi kibazo bene saa turi musozo. Ati Evariste Ndayishimiye perezida w'u Burundi yatorewe kuyobora umuryango wa Afurika yunze ubumwe ati muri Gashyantare muri manda y'umwaka umwe ushingiye ku mubano ugoranye ati mufitanye n'uyu muturanyi. Ese iki ni ikibazo kuri mwe? Hanyuma n'iki mwitezeho? Ati ni amakuru meza kuri we. Ati kandi icyo nizeye ni uko azageza Afurika ku bintu byiza ati ku gihugu cye no kuri twese. Niba afite ubushake n'ubushobozi ati ni byiza. Ati niba atari uko biri ati rero tuzabyitaho igihe nikigera. Ati umubano ufitanye n'u Burundi uteye ute? Ati mutuze ntacyo gutangaza. Hanyuma ati u Rwanda ruvuga ko rwiteguye gukura ingabo zarwo mu ntara ya Cabo Delgado muri Mozambique aho zigira uruhare mu kurwanya umutwe w'ibyihebe bishamikiye ku mutwe wa Islamic State mu gihe umuryango umwe kandi w'Uburayi utaba wemeje inkunga y'amafaranga yo gushyigikira ubwo butumwa. Iyo gahunda irakomeje. Twatanze umusanzu wacu muri Mozambique mu myaka hafi 5 ishize ku busabe bw'ubuyobozi bwo muri Mozambique kugira ngo dufashe mu kugarura umutekano muri Cabo Delgado. Twakoze kandi bishoboka kandi ibintu byarahindutse mu buryo bugaragara. Ariko birumvikana ko tugomba kwishyurira serivisi dutanga. Ese birakwiye ko twitanga tukigomwa hanyuma tukishyura nubwo bwitange? Iyi nkunga ya miliyoni 20 z'amayero itangwa n'Uburayi si impuhwe bagirira u Rwanda ahubwo ni impuhwe bagirira Mozambique. Twishyura inshuro 4 cyangwa se 5 ayo mafaranga kugira ngo ingabo zirenga 5,000 zikore kariya kazi. Hakiyongeraho rero n'abapolisi mu gihe kandi ubushobozi bwacu ari ubw'igihugu gito inshuro 3 ugereranyije n'intara ya Cabo Delgado. Ibigo bikomeye mu bijyanye n'ingufu bikorera muri kariya karere Total, Exxon Mobil ndetse na Eni bigomba gushaka uburyo bwo gutera inkunga gahunda z'umutekano bikeneye. Umutekano ugira ikiguzi nubwo utitabwaho ugereranyije n'ishoramari. Ibi bigo hamwe na guverinoma ya Mozambique bigomba kandi kwingerengera ikiguzi cyangwa se guverinoma ya Mozambique ntibe ishaka umutekano. Ntabwo numva impamvu rero naguma undi munsi.
abanyaburayi bafata miliyoni 20 z'amayero ku mwaka nk'aho ari menshi ndetse bakibaza niba u Rwanda ruyakwiriye. Igisubizo cyanjye kiroroshye, uko ibintu bimeze muri iki gihe nta mpamvu yo kuyaduha. Niba nta muntu rero wishyuye ibigenda muri ubu butumwa kugira ngo rero burambe, twiteguye gucyura ingabo zacu rwose. Hanyuma ingabo zanyu ziri mu butumwa muri Loni muri Centrafrica na Sudani y'Epfo, nkaba muri guhura n'imbogamizi nk'izi zo muri Mozambique. Oya, atariko aha naho ati nituramuka tubonye ko kuba rero duhari bidakenewe, byaba bidakenewe n'igihugu ati dukoreramo cyangwa se na Loni, tuzagaruka mu rugo umunsi ukurikiyeho. Ati ni ibintu byoroshye cyane. Ati mu Gushyingo 2026 hateganyijwe amatora ku mwanya w'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa. Mwatanze umukandida wanyu Madame Louise Mushikiwabo, mu gihe Felix Tshisekedi nawe afite umukandida we Juliana Lumumba. Ese ntabwo bamufite ko umwuka mubi uri hagati ya RDC n'u Rwanda ushobora kandi no guhungabanya amatora? Ati yego, niko nanjye mbitekereza, ariko ni ngombwa ko hagomba kandi kugira utorwa. Nabonye ko Tshisekedi ari gukoresha imbaraga nyinshi mu gushyigikira umukandida we, kandi n'uburenganzira bwe, bashobora no gutanga umukandida babiri rwose aramutse bishatse. Ati ibyo ntacyo byamuhungabanyaho, ndetse birashoboka ko wowe na Felix Tshisekedi byazageraho mukumvikana. Atahari birashoboka, ati ahari ntibishoboka, ati nta kibazo na kimwe mfite kuko rero ibyo byabaho cyangwa se bitabaho, ndatuje. Ati muri ibi bibazo. Ni ikiganiro kirambuye gikomeye cyane umukuru w'igihugu yagiranye n'ikinyamakuru